rwera mwana mwiza rwera urahunga ndabizi nzagutetera mushimishe nzagutaka amasaro meza uri umubyeyi mwana w'u Rwanda nzakunda kwiga nk'umuntu ukomeye igihugu njye gihanze amaso ndetse n'umuryango amaguru amaboko birajyana amaguru amaboko birajyana amaguru amaboko birajyana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 murakoze amazina nitwa Ayabagabo Jean Paul nkaba nanjye ntuye muri uyu mudugudu wa Kamuyinga hano iri shuri ribarizwa Vision Nursery School. Tubasanze hano muri mu birori biteye gute kugeza ubu ngubu? Mu by'ukuri ibirori byagenze neza kandi nawe wabibonye twari turi kumwe muri uyu mudugudu iri shuri Vision Nursery School ririmo ribarizwamo. Mu by'ukuri kuri uyu munsi ababyeyi ndetse n'abana biga hano muri iri shuri nk'uko mwabibonye bari baje guhabwa impamyabumenyi cyangwa se icyemezo kibemerera kwimuka muri iki cyiciro bajya mu mashuri atangira abanza. Mu by'ukuri ibirori kuri uyu munsi byagaragaye neza cyane kandi byari ibintu bishimishije uwo ari we wese wari uhari. Mu by'ukuri twese byadushimishije. Uri kuba rw'ababyeyi cyangwa uri n'umubarezi? Njyewe ndi umubyeyi wifuza kurerera hano mu cyiciro kigiye kuza kuko umwana yaratari yakwiza imyaka ariko ubu yayikwije, nanjye muri iki cyiciro kigiye kuza nanjye azaza hano. Nk'umuntu wari uhari wabonye ibirori akarabana n'ibyo bigishwa n'icyuho kidasanzwe gituma ushobora ngo reka zane umwana wanjye nawe aze kwiga hano? Mu by'ukuri iyo urebye muri ibi bihe turimo, umwana w'iki gihe muri iyi viziyo cyangwa se muri iyi myaka turimo, muri ibi bijyanye n'iki gihe tugezemo, ni ukuvuga ngo abana ikintu kidasanzwe nabonye hano, urabona ko abana batozwa umuco, indangagaciro, mu by'ukuri ikinyabupfura. Urareba ugasanga abana mbega bafite disipurine. Mu by'ukuri ni abana beza b'ejo hazaza dutezeho byinshi. Yego. Nicyo ushima kuri iri shuri cyangwa se nicyo unenga uri bisubize hamwe? Mu by'ukuri icyo nshima kuri iri shuri ni uko abana bahoherejwe kwiga hano, urebye bafite uburere bwiza ndetse bafite n'imikurire myiza ndetse bafite mu mico no mu myifatire. Iyo urebye urabona ko ari abana beza bashimishije babereye u Rwanda. Hanyuma ntacyo mbona nenga. Niba natunenga nicyo usaba ubuyobozi bw'iri shuri kugira ngo wenda bugire icyo nicyo usaba ubuyobozi bw'iri shuri kugira ngo birusheho kuba bwiza? Mu by'ukuri icya mbere cyo navuga ngo bakomereza aha. Ikindi ni uko buri muntu wese uri hano yagira ishyaka ndetse n'umuhate wo kumva umwana we nawe yamuzana hano kugira ngo aze arererwe hano, kuko umwana urerewe hano urabona ko ari umwana mwiza ufite ikinyabupfura n'indangagaciro nziza. Murakoze namwe. Murakoze ku mwanya w'ijambo. Amazina yanjye nitwa Niyonsenga David. Impamvu musanze aha ngaha ni umunsi wa graduation y'abana biga mu mwaka wa gatatu w'icyiciro cy'incuke, niyo mpamvu musanze aha ngaha. David, tugiye kuri mwarimu hano wigisha mu kihe cyiciro? Nigisha mu cyiciro cya gatatu, mu rurimi rw'icyongereza ni top class.
kugira ngo ku bantu bitabiriye urabonye ko ariyo umuntu abashe guhabwa igihembo cy'umwarimu witwaye neza urabikesha iki? Mumbajije ikibazo cyiza cyane. Nta kindi mbikesha Imana ibana natwe, kandi ikindi mbikesha n'ubuyobozi bwiza bw'ikigo n'ababyeyi beza batugirira icyizere bakatwohereza abana, hanyuma nanjye nka mwarimu hamwe na bagenzi banjye tukishakamo ibisubizo tukabasha kugera ku musaruro mwiza, hanyuma bakaba babashe kumpa ibihembo. Murakoze. kugira ngo wibutse abadukurikiye ikigo wigishamo, noneho unatubwire kugeza uyu munsi imbogamizi uhura nazo ni izihe mu kazi ka buri munsi? Iki kigo mu by'ukuri ni cyiza, kandi murabona ko kiri ahantu heza hari abantu, ariko imbogamizi nta zindi, ni uko nta bikinisho by'abana twari twagera, ngira ngo mwabibonye, ariko mu by'umwihariko tubasha kuba twakinisha abana uko tubishobojwe nk'abarimu bazi ko imikino ikenewe. Ikindi amazi arahari, ariko harakenewe n'urukarabiro, abana bagakaraba neza, kuko buriya isuku birakenewe cyane cyane. Ndumva ibindi bigenda neza, nibwo twari tugitangira, ariko ku kigero tugezeho bizagenda bihinduka, ngira ngo namwe mwabyiboneye. Ni iki kintu ubona gishobora gutuma umubyeyi ufite umwana uri muri iki kigero ashobora kuza kumwigishiriza hano? Ikintu dushobora kubona umubyeyi yagira amatsiko yo kugira ngo azane umwana hano, ni uko twebwe tubaha uburere bwiza bujyanye n'indangagaciro z'umunyarwanda wifuzwa ejo hazaza. Ngira ngo mwabibonye, abana bafite ikinyabupfura, bazi gusuhuza, kandi n'imyigishirize ntabwo iri hasi nk'uko mwabibonye. Nta cyatuma umwana atazana umwana muri iki kigo cya Vision Nursery School. Murakoze. Nitwa Mukandabere Fortunette, ndi umucaregiver muri Vision Nursery School. Kugira ngo tugire Vision Nursery School iherereye he, ikora ibiki, kugira ngo abantu babashe kuba bahari babashe gusobanukirwa kurushaho? Vision Nursery School ni ishuri ry'incuke riherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Karembure, umudugudu wa Kamuyinga. Rero ni ishuri ry'incuke, tumaze umwaka wose dukora, twakira abana b'incuke kuva ku myaka 2 n'igice kugera ku myaka 6. Twakira abana tukabaha uburere, ubumenyi bijyanye n'ikigero cyabo. Kugira ngo wenda mbere ko dukomeza utubwire igitekerezo cyaje kugira ngo ushingire mu ishuri uze kurishyira mu karere ka Kicukiro. Murakoze. Mu gihe u Rwanda rwacu rwari rwugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, nabonye abana barimo bandagaye mu mihanda, abandi bari mu ngo, badashobora kugira ahantu bahabwa uburere n'uburezi ndetse n'ubumenyi bijyanye n'ikigero cyabo. Negera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze musaba ko twakorera hamwe bakanyemerera abo bana, nkajya mbaha serivisi zo kugira ngo dutegure u Rwanda rw'ejo hazaza. Kandi mu by'ukuri bisanzwe ari impano yanjye, kuko na mbere hose nari umurezi. Murakoze. Kugeza ubu utangiye ishuri, utangiye gukora, urabona umusaruro umaze kugeraho uhagaze? Mu by'ukuri nk'uko mwabyiboneye, umusaruro umaze kuboneka urashimishije. Twatangiranye n'abana bake cyane, ariko uko umunsi uhaye uwundi, ababyeyi bamenya amakuru y'ibikorerwa hano ya serivisi duha abana b'incuke, bagenda bazana abandi bana, n'ubu dufite abashya. Murakoze. Kugira ngo ubibona urabona ko abanyeshuri biyongera, ariko se mu by'ukuri ibanga ririhe kugira ngo ubashe guhereza abana
uburere bwiza? mbere na mbere murakoze. Mbere na mbere nuko mbyiyumvamo iyo mpano ndayifite yo kurera, ndayisanganywe niyo ntari kumwe n'abana numva ntaguwe neza. Bityo rero ikindi cyamfashije ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwambaye hafi, ababyeyi ubwabo bamba hafi bakanzanira abana nkabafasha. Noneho hari n'amahugurwa ategurwa ku rwego rw'akarere ajyanye n'imbonezamikurire y'abana batoya. Ayo yose bajya bayantumiramo nkayajyamo, bigatuma ngira icyo mpa abana kandi ku rwego rushimishije. Ndetse bampa n'imfashanyigisho kuko muri serivisi duha abana harimo uburere buboneye, harimo uburezi, ubuzima ndetse no kurinda no kurengera abana. Rwanda dufashe kutunyuriramo muri make ya serivisi mutanga hano, umunsi wanyu guteye gute kugira ngo umuntu avuge ati hahana naharerera umuntu nta kibazo afite? Umunsi wacu guteye ku mwana waje kumwirerera muri vision national school mu gitondo saa moya twakira abana. Iyo imvura yaguye hano murabona ni mu giturage, abana baza bafite ibyondo, tubakorera amasuku, tukabogereza inkweto, tukabashyira mu ishuri. Ariko iyo bibaye ngombwa tubajyana mu dukino. Ubundi inyigisho tutanga kenshi zikubiye mu mikino. Tukabajyana ku ruziga mu gitondo, mwarimu caregiver agatanga isomo rye, twifashisha cyane cyane ibintu bifatika kandi biboneshwa amaso n'ibyo abana bashobora gukorakora. Bityo rero mu masaha abana bageze saa 3:30 saa 4 bafata amafunguro, banywa igikoma. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irakarama, iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Bajya batugenera n'amata rimwe na rimwe tugaha abana, ndetse tugerageza kubaha n'imbuto, tugerageza kubaha n'umugati cyangwa se biswi, mbese turabavangira kugira ngo babone indyo iboneye kandi indyo yuzuye ndetse inahagije. Nyuma yo kubaha amafunguro dusubira, ubwo tuba turimo kubigisha ko umuntu afata amafunguro amaze gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Harimo n'amasomo muri buri saha yose, icyo dukora igikorwa cyose kiba kirimo isomo. Nuko iyo bamaze gufata amafunguro nanone barakaraba amazi meza n'isabune, bakaraba ku ntoki, bakaraba ku munwa uko biyanduje, tugatunganya n'aho twakoreye. Saa 6 turataha. Ababyeyi baba bafite gahunda y'uko baza gufata abana, ntabwo turekura umwana gutyo, ahubwo umubyeyi aba agomba kuza kumufata tukamumwihera. Murakoze. kugira ngo zimwe mu mbogamizi babashe kugaragaza yuko nta bikinisho bihagije bihari, ubukarabiro n'ibintu by'ibanze kugeza ubu birumvikana nk'abantu bagitangira urugendo ruracyari rurerure, ariko se noneho izo mbogamizi gahunda niye kugira ngo zibe nazo zakurwaho ubuzima bukomeze neza? Murakoze. Mu by'ukuri imbogamizi nk'uko mubivuze kandi nk'uko byagaragajwe zirahari. Zimwe twagiye tuzitsinda kugeza ubwo tugeze kuri uyu munsi wo gusoza umwaka, ariko ibikinisho nta bihari pe. Murabona hari ahantu hatoya dukorera, ariko kugira ngo abana bidagadure ni uko bagomba kubona bya bikinisho bidagaduriramo, kuko nta kibuga kinini dufite. Izo ziracyari imbogamizi, turabikeneye. Gusa hamwe n'ubufatanye na leta y'ubumwe itasiba kureberera abana b'Abanyarwanda. Nkamwe mwageze hano abanyamakuru, mwatugerera aho tudashobora kugera, mukaba mwatuvuganira bakadutera inkunga, kandi natwe mu by'ukuri turacyari kwishakamo ibisubizo. Ntabwo ducika intege nubwo bitaraboneka, ariko turizera tudashidikanya ko bizaza. Murakoze. Ngira ngo uyu munsi twagira muri graduation, ariko mutuye ko ikigo kimaze ngira ngo umwaka gitangiye. Abari mu wa gatatu batangiye ryari? Abari mu wa gatatu, murakoze munyamakuru, abari mu wa gatatu nabo batangiye uyu mwaka utangira w'amashuri, ariko twebwe dushyira abana mu mashuri hakurikijwe ikigero cyabo. Hari abaje ari bakuru, hari n'abaje bari mu kigero cyo hagati, hari n'abaje ari bato.
abo rero twagiye bamwe tubashyira ukwa abandi tubashyira ukwa rero abasoje icyiciro cya mbere aribo top class twagerageje gufata abarimu bafite inararibonye ndetse barenze umwe kugira ngo bafashe abana babazamure kugeza ubwo babageza ku kigero cy'umwana ushobora kwinjira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kandi namwe mwabyiboneye ko aho bageze hashimishije. Murakoze. Ni iki kintu wabwira nk'umubyeyi cyatuma uvuga ngo nanjye reka njye kurira muri iriya shuri nk'umuyobozi w'iki kigo? Murakoze murakarama. Umubyeyi utarazana umwana we hano icyo namukangurira ni uko waba ufite umwana kuva ku myaka 2 n'igice nawe turamwakira, imyaka 3, umwana wese utagira ahantu ahurizwa n'abandi ngo ahabwe serivisi zigenewe abana bato yamuzana, kuko namuha urugero kuri ibi ngibi byagaragaye hano ko ndetse tuzarenzaho. Urabona ni umwaka umwe ariko uko tugenda tumenyerana n'abana dukomeza kwana nabo dusaba inama mu nzego zidukuriye ndetse batwizeza no kuduha n'izindi mfashanyigisho, ibyo bizatuma tugira imbaraga nyinshi. Nakangurira rero buri mubyeyi waba ugifite umwana mu rugo ko yamuzana agahabwa serivisi, kuko guhabwa serivisi zigenewe abana hakiri kare bikangura ubwonko bw'umwana. Noneho iyo ubwonko bw'umwana bwakangutse hakiri kare bituma bumuhanga, akazashobora kwitangira igihugu, akazashobora gukorera igihugu nta bindi arangariyemo, kuko iyo ahawe uburere hakiri kare buboneye kandi tukamutoza gukunda igihugu, tukamutoza kugikorera, tukamutoza kubaha, tukamutoza umuco nyarwanda, uwo mwana nta bindi byinjira muri we, ahubwo iyo tumuhereje mu wa mbere w'amashuri abanza nabo bagera aho bahera akazamuka neza. Murakoze. Nkurikije ko uri muri gahunda y'uburezi ngira ngo ni gahunda imwe yunganira mu za leta. Gahunda urimo y'uburezi ni imwe muri gahunda zunganira gahunda za leta gufasha igihugu kurera kandi neza. Kugeza uyu munsi hari abatwumva mu nzego z'ubuyobozi, hari abatwumva wenda bafite abana n'abandi bifuza gushyigikira wenda iterambere ry'umwana by'umwihariko mu burezi. N'iki kintu wasaba kugira ngo ubashe gutera imbere? Murakoze. Mu by'ukuri ikintu nasaba abantu batwumva, abantu bafite umutima w'impuhwe, umutima ukunda igihugu, umutima ukunda u Rwanda, umutima ukunda abanyarwanda, umutima ukeneye iterambere ry'ejo hazaza, iterambere rirambye. Nabasaba ko badufasha bakadutera inkunga, habe mu bitekerezo, habe no mu bundi bushobozi, kugira ngo aba bana b'u Rwanda barererwa ahangaha bazamuke neza kandi bazagirira umumaro igihugu ahazaza. Murakoze. Ngira ngo wenda dusoza watanga nimero ku buryo wakifuza kuguha iyo nama mu bitekerezo n'ubundi bushobozi bwawe aribwo bwose wamuha contact kugira ngo abe yabasha kukuvugisha, kugira inama, kwicyifuzo, tubashe gufashanya muri byose. Rero nitwa Mukandabere Fortunette nk'uko natangiye mbabwira. Nimero yanjye 078 288 0 244. Turashimira ko cyane. Murakoze namwe.